ugana hariya wajya gusaba serivisi cya mbere ntibakwitayeho, asanga umuntu, umukobwa, umuhungu yicaye aho ngaho yibereye kuri telefone, arakora ibyo akora, sinzi ibyo ari byo, kwicaraho ukamusaba serivisi akaba yanagutuka rwose, nubwo yicaraho tegereza, cyangwa wagomba kubiguha ntahari, genda. Ibyo ni ibyo mpimbye, murabizi cyangwa ntabwo mubizi? Murabizi cyangwa ntabwo mubizi? Birinda kubaho kubera iki? Byabaho kubera iki? Cyabaho kubera iki? Muri mwebwe bayobozi, ari abari hano ari abatari hano banyumva, ndetse abo baturage mugira mutyo rwose, wampa ngo bishyire hamwe baze bagukubite, rwose bakagira uruhande bagashaka inkoni bakaza bakagukubita. Aho bijya kubera bibi rero, ubwo nubwo nifuza ntyo uzi ko bidakunda, iyo umuco mu buyobozi umaze kugera ku rwego ari mubi, ba bantu mvuga ngo bakwiye gushaka inkoni bakagukubita, basa n'abumiwe, barekeye iyo, baragowe, baragowe babivaho, ndetse bazi ko bigomba kuba gutyo, ko abantu bagomba kubaho batyo. Abantu barinda kumera gutyo muri hehe? Abantu barinda kumirwa bakirirwa biruka inyuma yanyu, mwebwe mu bayobozi, kubera iki? Ariko ngiye kamabwira, iyo wamenye ndamukubita rwose, ntabwo wamenye gukora ibyo ngibyo, mujyaho mukamutetesha, ariko iyo namumenye ntarara. Ngabo ba meya uheruka ejo bundi ninde, ni Kayonza, ni aba Kayonza ni bande hano? Ni Kayonza, ni habaye iki? Local government minister ari hano? Yes, habaye iki muri Kayonza? Ubwo rega nabwo ndavuga urugero rumwe mu ngero igihumbi nazibaha, ariko reka duhere kuri urwo ngo. Your Excellency, muri Kayonza habaye ikibazo cy'ubuyobozi butita ku baturage, kutamenya ibibazo bafite, ariko no kudakorana, kutumvikana hagati y'abayobozi, bituma rero bapfiki hagati yabo. Icyo batumvikanaho ni iki? Nuko nibyo bagabana baba bibye ni iki? Ni abayobozi batavugana, navuga ko ari imico mibi yo kudakorana, bigatuma n'ibyo bashinzwe gukurikirana mu kwita ku bibazo by'abaturage nabyo bidindira, abaturage bakabura uwo batabaza kandi abayobozi bahari. Nyuma byaje kugenda gute? Bageze aho bitabaza abahisi n'abagenzi, by'umwihariko ku bibazo by'amapfa yari yatewe n'izuba ryinshi. Izuba se uwo muyobozi yari gutanga izuba? Ntabwo ari byo. Ndavuga iyo yakoraga byaje kubaviramo uko byaje kuba n'iki? Yes sir, bifite aho bihuriye, kubera yuko ubusanzwe abaturage bagaragaje ko bafite ikibazo ko bashonje, leta ifite uburyo yabagoboka, ariko icyo gihe kubera ko abayobozi bari bahugiye mu kutumvikana ntabwo babashe kubikurikirana. Bari bahugiye mu ko bo batari bashonje, bo ntibari bashonje kandi icyo kibazo. Yes sir. Ntibumva babaganyira bashonje. Ntabwo kutavugana nuko nabwo buri wese yari afite
ibyo akora we bimuha iby'abandi badafite. Hanyuma uko byagenze rero nuko abayobozi babishinzwe babonye ko abayobozi badakwiye gukomeza kuyobora akarere babakuraho. byamaze igihe kingana iki? Your Excellency, byamaze igihe kinini kuko baganirijwe inshuro nyinshi n'inzego zitandukanye, ariko gufata umwanzuro nyirizina wo kubakuraho ugeranije n'ibibazo byari bihari byaratinze. Yes, bitinda kubera iki mwebwe mwicaye aha ngaha ku muhanda? ari abari muri minisiteri bashinzwe, ari abandi babibona, ari ku zindi nzego, birinda gutinda bikagira ubwo bigeze abantu hariya kubera iki? Ntabwo ari we ikibazo, ntabwo ari we nkibaza gusa, ndakibaza aba bantu bari hano bose ku nzego zabo, buri wese ku rwego. Icyo mbibabariza mwese ni uko ibi bivuzwe n'ubwo bivugwa i Kayonza biri n'ahandi hose bimeze gutyo, biba mubireba mukabyihorera. Nibyo binavugaga, kubera ko abayobozi bo baba badashonje, bo ntacyo babuze, ntabwo bita ku bandi bakeneye bo ibyo bashaka abo ngabo. Hari kesi ya Bugarama za Rusizi, ibintu bijyanye n'imihanda, babicariye umwana wa infrastructure. Yes, mumbwire kiriya kibazo cy'umuhanda watengutse, usigaye ngira ngo usigaye warahindutse umurima, barahinga, bahinga mu muhanda. Byarinze bigera hariya kubera iki? Icyo kintu icyo kibazo cy'umuhanda ngira ngo nakivuze hari ubundi igeze kujya ni 2017. Ni ibintu mperuka kera, ariko umuhanda warasibye. Ejo bundi abantu barinda umutekano nibo babimbwiye rwose, badafite ahantu banyura, badafite uko bagenda. Ikibazo cyagenze gite minisita? Mu by'ukuri Your Excellency, twavuga ko habayeho uburangare ku rwego rwacu nka ministry mu guhitamo ibishyirwa imbere mu ikorwa by'imihanda, kuko hari imihanda myinshi yakozwe kuva byavugwa mwabisaba ndetse n'abaturage babisaba kuva imyaka yashize 2017, kuko mu by'ukuri uriya muhanda warangije ubuzima bwawo wari wagenewe muri 2017. Kuva icyo gihe umuhanda wari ukeneye guhita usanwa. Ni umuhanda w'ingenzi uhuza igihugu cyacu n'ibihugu duturanye, ndetse ukanafasha inganda ziri hariya. Habaye ikirego, byagenze gute? Icyabayeho ni ukudashyira ku murongo neza priority uburyo ninde ubikora? Ni twebwe nka Minisiteri y'Ibikorwa Remezo twagombye kuba twarabikoze. Erega natwe ibyo tubifitemo uruhare, ariko nta n'ubitubwira. Priority mwigendera priority gusa mushatse zigatandukana n'iz'igihugu muri rusange zikwiye. Ni amakosa twakoze kandi turayasabira imbabazi, ariko tuzagenda tubikosora. Uzi ko imyaka yose nicyo kiba igisubizo, nicyo abantu barangiriza. Ni ukubisabira imbabazi, ejo bikazongera bigasabirwa imbabazi, ariko tugikomereza ibyo dukora. Ubu bwaba uburyo bwo gukorera igihugu cyanyu gute? Ariko uravuga ko amafaranga yabuze yo gukora uwo muhanda? Ntabwo amafaranga yari yabuze, ahubwo ni ukudashyira ku murongo neza ngo tumenye ibikwiye guherwaho n'ibikurikira.
ibyo se bizakorwa nande, tuzabikorerwa nande? Niba minisiteri bishinzwe itabikurikirana n'izindi nzego ntizibikurikirane, ubwo bishinzwe nde? Bizakorwa gute nande?